ntiwiyanduze ariko yirirwa mu ihene n'ubuje ukamureba wagira ngo nta mugore agira kandi umva ntacyo mba ntakoze. Genda mu byawe. Uyu ni umuhenebere n'umususwe n'ingetura. Mbakidomona. Muzegenda mu byawe. Uyu mukobwa ejo bundi yabeshyeye umusaza. Ati ndaya ngaye cyatara uko. Ariko ndayambaya. Nitakwiyamye. Nagukubita bikakureba. Ntabwo bufite amangazini y'icyerekezo hajyanye n'icyubahiro kibakwiye. Icyemezo n'aya matara atanga umucyo usesuye ubwoko bwose n'amabara yose bitewe n'amahitamo yawe. Hari ayo mu ruganiriro, ayo mu byumba, mu gikoni no mu busitani. Icyasangiye ni ugusirimbura inyubako yawe. Kigali Power Link kandi gufitiye kamera z'umutekano ukamenya ibibera iwawe niyo waba utari hafi aho. Ntibazagucishamo ijisho kandi mu bwiherero hakubita izi siège urinoir na lavabo zisobanutse. Uguze byinshi kandi turamutwaza. Ihesha agaciro rero kandi ku giciro cyiza. Twimukiye mu Gakiriro ka Gisozi mu nyubako Umukindo House. Telefone ni 0791240023. uranteza abantu kuko ibintu twakoze ntabwo twagivuye wanteye ubwoba urambwira ati nintabikora uranteza badavuga ati ntakunda ariko nanjye ubu ngiye kuba guteza ntabwo nakwihangana n'utanga amafaranga kuko utari wambwiye yuko utujuje imyaka basi urambwiye njya kureba ibyo se byari ngombwa ndetse ukeneye amafaranga angahe rero kugira ngo uceceke urampa miliyoni imwe itarenga mpite mbiceceka nta n'uzamenya ibyabaye ariko ubundi uratekereza ngende muzima ijana miliyoni ndajya kukureba ubu ngubu hari umusore wabaza amafaranga miliyoni ngo azayabone yashaka ngo miliyoni ariko ubundi ugira ubwenge buzima ndi muzima miliyoni ariko ubundi ni nawe wanancutse ubundi njye mfite umugore wanjye ubundi ni nawe wancutse kandi nakubwiye ngo tubyihorere asaka kanyiri bagiye unyinginga warize upfukama wari uzi ko nujuje imyaka Marwa rero mba nkubwiye uri kumva ibintu twakoze twabikoze twabyumvikanyeho ari njyewe ari nawe warabishakaga rero urashaka kunguraho amafaranga ngo ninguhe miliyoni ngo ningire gute Hallo ariko mami umva umugabo mwampaye mana yanjye nimba mwaramumpaye mwaramumpaye atarafata uburere neza nimba mutaramureze ngo mukuremo ubwana mumushyiremo ko agomba kuba umugabo noneho byaranyobye mami pe dufite amafaranga urumva ariko umugabo umva urayambaye urukweto wagira ngo barwambuye inka bararumuhereza none ibaze yuko umukozi ashobora gufura imyenda nkamubwira ni bebe ntiwiyanduze urumva uyambare neza ntiwiyanduze ariko yirirwa mu ihene n'ubuje ukamureba wagira ngo nta mugore agira kandi umva ntacyo mba ntakoze ariyanduza rwose umva nari nsigaje kubikubwira ubundi nkabwira ni muze mumufate mu mutware kuko ubu nta hantu najya ntwaye abana rwose ntabwo nakwikorera abana ngo mbasubize iwacu umva rero cyangwa turi mu kirori ni nakuboneye umuhungu mwiza wo mu Islam ufite amafaranga umva urabizi uzo mfite uwo mfite afite amafaranga rero ambaranyuze pe ahubwo sinzi ibyo urimo to ntumbwire ko byanze rero nadangaza usura n'umuhungu ese ntabwo wamubonye uko yari ameze umva reka mubwire ikindi njye sinakemera umuhungu nikundaniye nawe wowe ukumereza ngo ibyo byapasi njye ngomba gukunda umuhungu wanjye nakunze nakubwiye ngo uzungo nanjye kuguha pasi ukuntu ameze ni umujama mwiza ufite amafaranga ureke kuvuga kawe mukundana akatagira n'amafaranga ni umuyisilamu sheri uwo muhungu ndumva ari neza ahubwo wowe ngaho mapasi tubipange noneho ndaza kuguha amapusi ukuntu bimeze ndaje nguhe nimero cyangwa ariko nzakujyanira Aziza abe Aziza umwana wanjye salamu alaykum ko wari he bari home urabizi maze iminsi ntameze neza utakomanze babo cyubase ubundi hinda yayo ni yaheko Aziza mwana wanjye kubizi turabasilamu Muhammad aratwemera nk'uyu muntu wambaye ubusa urwamuzanyeho uyu ngo naga ari indaya Ibrahim ntampereza miliyoni ariko indaya ziragwira abasikuza uruzamu uvuye umukobwa akemera agakura miliyoni akareka kumukura se ndi kumubwira
umva ntabwo uzi icyo twapfuye umuhungu yafashe ku ngufu bya rubi akarakara kuri muramubeshyera gute wamufata ku ngufu wowe ntabwo mubeshya arabeshya njye mufata ku ngufu wowe ugira ku hari na video niba wowe ngufata ku ngufu yagiye video nawe yerekana ubundi iyo video ese yerekana ubundi reka mubwire noneho byose ndabihakanye nta n'ubundi ngufata ku ngufu tugende muri ya hoteli ariko niba reka mubwire kumva uyu mukobwa ejo bundi yabeshyeye umusaza uyu mukobwa amashaka ngo agenda akura abantu amafaranga miliyoni nawe yamwambye cyane akabakuramo amafaranga kwanza wese nawe wakabwa utuvuka rutazi cyo ndi gupfana umuhungu mbaremwe wagiye ndavuze ngo genda ntabwo ngukera ubuzima bwanjye n'umuhungu ntuzatwahure ntuzira impamvu turi kumwe ndavuze ngo genda nta byamake ziba cano nawe ugende hano ugende uturekere ibyatsi ugendere kandi ntukiyuhure ugendere umva nawe rero kwanza nawe wakabwaho ubu ngubu ibintu by'imikino byahagaze miliyoni yanjye ndayishaka mu magambo make ntabyo kumvikana nawe nkeneye nkeneye miliyoni yanjye hajye mu byanjye ngubwire rero umbwire iki iriya video ntuzayisubira ako se sheri nk'ubu ni ibiki burimo ko wabyutse wiruka ku ihene mana yawe umva gahene n'umugira umva reka nkubwire kandi nyamara wa mugore we urumva reka mbaze ngubaze bone njye ninagira zino hene ninagira zino hene ntabwo uzongera kurya kumvikana niko ubu wabuze icyo ukora ku buryo wirirwa wirukanka inyuma y'ihene umuntu w'umugabo ungana nawe ufite abana bangana kuri wabuze iki koko cyangwa uburyo wirirwa wiruka inyuma y'ihene zizaguhenere wangunzu mugorera aho maza urifotoka hano kanane se mfite ntabwo urya ntabwo ngereka nkubwira ngomba gufatanya n'umukozi wanjye nkamufasha kuragira igihe nakaze mfite ngomba kuragira icyo ni icyambere icya kabiri kongera kuneza mu mabukwe wa mugore we reka manza nkubwire ufite ikibazo mu mutwe naragirira ihene wa w'igitabo w'umugore ubundi akazi kawe si ukubyuka wicaye hari akazi ugira yenda njye mboneka guhera mu gitondo guhera ku wa mbere kugeza ku wundi wa mbere ubyuka wicaye wangigira w'umugore kumana si umugabo nashatse ahubwo nishakiye ihene gusa urabona we noneho yongeyeho ngo nirirwa nicaye kandi nirirwa muragiye nta soni nta bintu byinshi mwiriwe maruma mwiriwe amakuru cyane ugenda ukomeza wari ubu wari ufite ngo iki ibyo se nakureba wowe ca hano ugenda aho wari ugiye utureke mu byacu wari umubwiye ngo iki watwumvise ibyo twavugaga se birakureba nje nabumvaga narindi hano none nimba ruhari wari umubwiye ngo iki kuja wimva ndakuvumbuye yewe data we wari umubwiye ngo ujye mu byacu wari umubwiye ngo iki miliyoni ibyo ntabwo bikureba hari icyo biziho ibyo bintu bya miliyoni baragufate mu mutwe neza pe uri muze wikivanga yarakubwiye ngo muze ndashaka kukubaza yarakubwiye ngo none se ubwo wowe wumvise iki nimba wabyumvise njye numvisha kubwira ngo urama miliyoni yego sinafite kwimwaka turi kugura iki oya ikibazo cyawe muze genda mu byawe uyu ni umuhenembere ni umususwe n'ingetura urumva mbabakidomora ushobora kuba ufite amakuru muze genda mu byawe ntuyivangira mu buzima yewe data we abana bitagiye dufite ko se waretse muze akanyibwirira najye mu byo muze genda waretse muze akanyihera amakuru urata muze ngo bimeze bite muze kugura ubugoro genda muze genda kugura itabi genda uri ikigarashi uri igikarita umva muze genda aho yaguma hano rero dukemura ikibazo cyacu muze suramubaza ese waretse akanyihera amakuru se ya guma hano dukemura ikibazo dufitanye ibya muzehe bireka ntabwo ushobora kuba hari agakino ugenda ukina abasore ngo bagufashe ku ngufu ugakura amafaranga ese ndabihakana ko utamfashe ku ngufu reka nkubwire bihakane iyo miliyoni ndayibona we nta soni reba ahantu uhagaze umva nawe wa mudamu utamenyera ntabwo ndi ndayi wanjye ariko wa mukobwa we urabona ayo mabara ameze nka karabasasu ku nzu ukagira ngo uri kubona inda yanjye ntwite nkuriwe mfite amezi 8 ukansuzugura wandaya we ubwo bushwambagarana bwambaye imbere yawe urumva wowe uri umwana kuri njye ngiye mama suku gusuzugura mu rugo twe turabaye Yehova ibintu byose turabyemerera rero nta n'impamvu yo kumubwira ngo ndinda ntabwo ndiyo wigeze ubona Mariya yambara ubusa ko Imana yamukunze mbere
mwana wanjye rero kwerereka nkubwire ntukanteze zino ndaya zo mu gisimenti ngo zize kudusuzugurira aha. Mama ntabwo uri ari indaya ni umukobwa twigana nuko aba yaje nyine kundeba ngo tube tuganira ariko ntabwo ari indaya kwambara kuriya ni imyemerere y'iwabo twebwe turabisiramo impamvu twambara gutya. Mwana wanjye rero reka nkubwire kweri ntago nkwanga pe ako ntuzangarira indaya mu rugo. Umukobwa araje yambaye ubusa yababyimba ku gasozi biriya bintu ntabwo tubyemera. Auzubillahi biriya bintu kwa umva twamubwira na sultana bibonye no kuri kw'Imana ngo ijuru ntabwo biriya bintu yabyemera. Jya umenya uko ugenda umenya bugendana nabo urumva twebwe idini yacu ntabwo itwemerera kugendana n'abantu bambaye ubusa. Narinde nde kureba songa njyane kwa muganga numvaga umwana yitambitse mu nda bitameze neza ariko pe nsanze uriya mukobwa wambaye ubusa mpita numva mu nda mara nuri mu nda yabimenya aratuza kubera ko wari uri kumwe na shayitwani. Mama ni ukuri ndabyumvisha ntabwo bizongera nzongera kugendana n'abantu bameze kuriya. Sheri biteze ngo sheri arabeshya uravuga n'amaninja y'i Kigali uratumeze n'abantu ndabona kari gusara ndavuga ati reka mpagarare numve wenda ikibazo gafite uratumeze nk'abantu bataziranye ndiko mada ntunyiza n'ubushongwe n'umugore mukire ibyo ko wambaye ibintu bihenze umva ngubwire sobanurira iby'indaya muri kumwe nakubwire cyangwa ntabwo muzi dore nanjye n'ubwa mbere ikigoryi noneho ndabishyira hanze ntabwo muzi umugabo wawe nshaka miliyoni y'icyo mbere yuko umugabo wawe ugura icyatanu wowe ko nawe bagiye kukugurisha wagura icyatanu niba ari amaturo nk'icumi mwakoze ni akazi kanyu kandi nawe umaze kwigira ibyo nta maturo twakoze nyine ubwa mbere duhuye ibyo ntibibareba none ntabwo muzi nyakubarire njye ayo wambaye se sinyashaka nkeneye miliyoni imwe iturutse ku ariko uriya miliyoni yayivura he bitari ndabashyira oya nta hantu njya sheri uri umusazi ndagushyira hanze urashaka ngawe wandaya miliyoni y'icyo ari kubunda miliyoni nutayibona urakoze iki subiza uko naguca inyuma umufungisha iki ubu ukora akagore kawe none gase umva ntunzaniho ibintu by'ubutasi by'uko wakora mu gipangu nagukuramo ijisho urashaka kuvuna fata ino ndaya gerageza fata ino ndaya kuko ngende indaya icyatanu ako se mwave mutarwana mwave mutarwana fata ino ndaya mwave mutarwana mwave mutarwana icyazura cyangwa se mwave mutarwana ikigoryi noneho mwihorere ako sheri ntukarwana ntabwo uzi ko n'inazareke kurwana ndakura cyangwa ntukarwane oya mureke turwane reka kwereka mureke ariko habimo ese mureke nyine reka nkwereka we tugomba kuwata uva wacinze ikazi we rero ariko reka mbareke mushakamo n'icane sha uragiye nakwemeza n'intambwe mushaka mugenge gakondo jewe gakondo kizaba nzanga umuti shanda umva nasi ngiye kubona ku mugabo wawe umva kubwire rero atasiyo wa mugore umva ndayambaya nitakwiyamye nagukubita bikakureba Yesu we naraye ku mihanda naraye sobananaga nanjye nshobora kukumva ntasi utankoraho nitaye kuri wa mu gipangu nagukubita ukagira ubwoba kandi uravuze ngo ngende indaya uri indaya muri gupiki ni gute njyewe akuntwara njyewe impamvu namugutwaye ni uko uri mubi njye ndi mubi urabona wowe bakundana n'uyu njyewe uyu mukobwa ni umukobwa nijya muri gupfa gupfa nyine harya ngo witwa kabaka wowe mutamba ego ko mana yawe mazina mureke rero mbabwiza ukuri mbakuriragaho ukuntu nyoba njyewe nitwa bibi ntabwo mbakunda habe umvana n'inzoka bakunda ntabwo yankunda wowe ahubwo kanigire kureba sheri wanjye Jesus urupfu rwizawe amafaranga miliyoni nawe yamwakubwire rero sha wayobye kuri iyi nshuro wayobye ntangiriraho
action mbo wandaya umva subizo henaria subizo henari Bene twayinote ujyayi. aha none uzirekeraho ngo zekeraho peti va mu nzira wowe va mu nzira wowe bera gomeza wicaraho